How many times would they tell you? Uramarikiwana? How do we have this? Bihera kubwiye kugenda uracyamarikiwana? How many times would they tell you? Turashize noneho. Umva kwanza ngwino hano. Ngwino hano. Ngiyo mwirukanye ukanga kugenda ubutekereza iki? How do we have this? Nikureka nkubatse. Uracyamara iki mu rugo rwanjye? Nyiri gukora amasuku hano hafi. Ni biki banyarwa? Ntago nakwirukanye ho. Kana amasuku yanazakorwe nande. None ibyo ngibyo njya kukwirukana utekereza ko navyo natekereje. Bishobora ko utarabitekerejeho cyangwa se warabitekerejeho ubu. Nge narahubutse. Mu rugo rwanjye narahubutse. Urabona ndi bugiye. Uri bugiye se birandeba. Ntushobora kujya muri ruhurura. None iki kintu gishaka kumenyesha. Wazi wanjye rero hano singiye naho njye. Naho ujya. None nanjye ikintu ngiye kukumenyesha rero Kamoso. Ndakwiciye hano nicake nze kwirega. Ndakwicira rero nicake nze kwirega. Niyo gahunda. What in believe? Uretse ariko. Jesus. Tuza. None utamvira mu rugo. No suppose njye narakubwiye ati biriya bintu byambaye cyagiye. Yego. Ari umutima mubi. Ntago ari umutima mubi. Ariko byaranyangirije. Oya byatuma nakwirukana. Nyine narakubwiye ati ngendera kure. Ndi muri ya situation. Ibintu by'abakobwa by'abagore wibimentioninga. Biriya bintu byo ntago nabyihanganira. Wowe uratinyuka ukansebya imbere y'abantu. Bose reka nawe waruje witambika mu cyo utazi. Ureba nabi no utavuga nk'umuntu. Ukanyica kubera biriya bintu. Niyo mpamvu nanjye ku kazi mwirukanye. Bose aho rero uraruhira ubusa naho najya. Ariko iki kinura none sinzu ni yawe cyangwa ni yanjye. Yego ni yawe ariko se ubundi uranyirukana ntaho mfite ho kujya utekereza ko ndi bugiye. Ibyo ntago bindeba. Icyo mfa nuko mbona utubuno twawe turenga. Yewe kandi nakubwiye naho njya da. Kamoso uramvira mu rugo. Reka da haho njya. Hakuze kutagira ubwenge kandi ndagukubita. Ubisese. Muta ni muri sawo. Okay reka mamagara abashinzwe umutekano kwanza. Imbere yabo ni 112. Ngaho ziba nabyumva. Aho Kamoso. Okay. Niba rero ibintu by'abashinzwe umutekano bitinya none ngengeye kukwinigira n'uramo. Ahubwo nyine reka tugire vabo. Wakubwo udatinya abashinzwe umutekano kanze ngujwigirize n'uramugozi. Washyize tugakoresha icyuma ko aricyo kigira vuba. Ubuze umwanzuro mfashe. Tugiye kubana. Nguru urufunguzo. Ntabwo uzongera kunyinjira muri ino nzu. Ibyo byoroshye. Ngiye matangi nashyize mu gikoni niyo nzajya niraye. Abo nzajya gutegura ka cyayi. Harahugera ibintu bikagucanga se kakurikaragira ku mutwe. Asumwa muzi ikintu bro yahamagaye. Mwese nta n'umuki. Habe. Bashobora gutwara ibintu byo kukimbira. Yesube kucya twicaje cyane se n'amasaha yose. Kandi ntabwo mbizi no yanati. Ni mfite gahunda n'umugoroba. Cyane traffic absundi kubyo twicaza hano ngiye birazitira. Ntabwo ari kukibwira umwe ndakagenda kibwira undi gutyo ni ngombwa turi batatu. Soko ubundi se bashaka kutubwira iki? Munsi yafata VN cyangwa akakwandika ku WhatsApp. Yari biyo maraso. Ai, harya ngo ufite gahunda? Je mfite gahunda mari. Ariko nawe uhorana gahunda ubwo se ugiye kujya kureba wa mukozi nyine tugiye kuzaza. Kamoso. Ninda ubwese kare tugiye kuzana. Nese tabizi ko nta wundi wazana. Ariko kuki utavuga nk'umuntu. Kumva numva bamuha. Bazayisha n'uwari. Ese ko numva mwibaraguza ntawe mushaka se? Babazaga gusa. Ati hano nisi so umukozi abaga kwa Smile. Genda umuza nayo Davis ko mu muzi kwishika ngo muramuzi. Tuzana nyine tumuze. Kandi murebe ariko ye muramureba kangahe ni muzi. Daruri yabura yashuje mu bwonko bwo ari gutokombera. Davis ko washyuhaga umva ndakuzi. ntabwo muzi. Yamenya ko se ari mu mari. Reba undi muhungu mwiza. Umva da aratomba ina ari kwibaraguza sha. Ako aramuzana twanze tukanamureba. Nanjye meruka kera urumva ntabwo mwibuka neza. Gusa nibuka ko yari afite n'amaso manini meza. Benita. Meza. Ako Beni. Turaziranye by'uvugishwa. Wirirwa ujya guhenyeza muri biriya bipangu by'abaduri gutuma Smile. Ariko no kugira ngo se tukumva Leila. Ego. Muko. N'ibindi ndabimenya. Reka kwibaraguza.
ase shamwe bwo murabona mudasaze muri nonzo umusazi wacu bose ko utarashaka uri kutujyana yenda cyane umwana ungana uku nguko akuriya nawe yari yibonekeje ntawe se mukurura bari yibonekeje pe none cyane none njye nashaka ajyo izina mubwiye ngo niwe mukuru we tudashaka se kuvuga uri bw'umukuru wowe abanje ugashaka ushaka mbere yawe wanze ugende ariko njye ndeganya no kuvuna none uri kuturusha ubwenge kugira ngo uzasigarane inonzo uzayirongorerewe wagiye ugashaka amafaranga ukubaka inzu karongoramo umugore ari njye bayiraze mubizi abanze bagomba iki kuva ryari ibyo program se birihe kuva munsi baba batanga ngaho ziba nabyo sawa nyine inonzo ariko wese bakubwiye ngo uzagera mu kwa kangaera erega umugabo atangwa n'Imana se tujye kwigira tujye kwishakisha tujye kwigira indaya mwese muzibe mwe muzi ko arenge barazinze ariko urebesha cyane mwasamye murayagara kandi akangaka ejo buri nari ndi kumva ngo karashaka kugenda njye se ko ngiye kujya muri geto n'abashiti banjye ugira ngo nukuva muri nonzo nkajya gushaka umugabo harabura iki se ngo ugende naho ndi buki niba ari umugore ushaka kuzana muzana urebe ko tumubangamira mushuke se muzana urebe ko tutazamukubita asaba abakobwa ni gatiki ngiye kugenda ndagaruka nganza ni umugabo watwara mwese ko muri batatu What? ariko kuki utavuga nk'umuntu ase shaka uri gushoga nk'amazi y'umuvurage ase ni iwanyu oya ni iwanyu ngaho hinjira aho se basi ndebera Sumayira naho bari nambwiye ko ahari ngo yakubeshye nyine ariko mbeshye ute kandi muzana amafaranga muzana amafaranga Wetin be this? Jesus. ugenda wicara ari imbere nyine akasha gusangira genda wicara ari imbere nyine muzana intebe Vicky. Sumayire Waramutse. bimeze gute Bimeze neza. Nonetse ko ndeba watinze none. Aha nageze kare ahubwo nuko nakumuko nyine w'iwacu rero yagiye yasubiye iwabo mu cyaro yagiye gushaka naho ubundi rero ntabwo se Sumayire Yego. ya gahunda yo kunshakira abakwe Yo gushakira abakwe. Abakwe ndacyari kubashaka. Hari udusore ndigenda mbona nka twasuka. N'utundi dusore mutwe ngutwe two muri karitsiye. Soti burabyakora ariko ntari bibi mubona Soti umuzi neza umwizeye Uragira imico myiza nubwo ari agakene ariko imico ni namakemwa. Kamusura mari cyangwa bose numvishe uyu muhungu afite abakobwa beza da babuze abagabo hanyuma se ibyo bikaba bikureba iki kuri umukozi wa hano ariko wa mugabo ntabwo bamuzi inde mukozi wa hano tangira ko yirukanye ku kazi uyu wabonye maze kugura imodoka mfite igipangu nk'icyawe uravuga uti nta babosi babiri mu gipangu kimwe uravuga ati genda rero ture mu byawe ariko ubundi ubu ngubu ni ukuza kugusura gusa tu ngaho da Kamoso wowe waguze imodoka Range Rover iparitse muri Majerwa ni yawe ariko sinarutse umbwira ngo uyu ni umukozi wawe urasa wagize ngo hari icyahindutse ubu ngubu waracyari umukozi wanjye ahubwo boss witondera amagambo yawe ushobora kongera kunyita umukozi none uracyamara icyaha kuko naje kugusura ariko ngo muri Kigali ufite Range Rover imwe gusa se ahubwo ngiye kugura n'iya kabiri none niyo wajyanye kwa murakore kugura ibitunguru boss ibyo sebanye rero nibyo nanze ngewe ugeze umuntu ajya kugura ibitunguru ngewe uri ibitunguru se ngenda gukorera uvuga niba akazi kuboye kakunaniye utawuvanga wava byo ndahava nkuko nabikubwiye nyine ngiye mfite inzu yanjye ahubwo ikibazo nuko nashakaga agakobwa twazibanira muri iyo nzu none ndi kumva boss ahanga ngo afite abakobwa da ngo yabuze n'uwo batwara boss hagwa ameza byibura nk'abakobwa bawe byura nk'umwe byibura nkaba namuntu kuko se byanyabye izo modoka arazifite byaheze ndazifite ariko Kamoso waretse kubeshya bishaye se nge nawe turabana ntabwo tubana nyine uba mu gikoni cyanjye naho rero ziba ntabwo uzi ibyo maze kugura mba muri kiriya gikoni cyawe atambwiye umaze kugura iki n'iki umva Vicky waretse guta umwanya ku gihoni cy'umukozi kananyibwire ko aribyo amaze kwigura ariko aguragura ibiki reba yambaye kamambi nayo yahengamye Sumayire rega si ubwa mbere mbonye umukino wambara nabi n'uyu se ukamushyiramo urumva afite ngo za Range Rover ariko ye Range Rover kireka niba yari afite mu nzu utavuga nk'umuntu Sumayire ugira ko gupinga wabona zifite ariko ye nira bodaboda ureba neza boss rata ntakubeshye ntabwo nigeze mu mukozi we ntabwo neza kuba mfite inzu yanjye
rero ndumva umpaye abo bana nabitaho pe. Kamoso waretse kwivanga mu kiganiro cyanjye. Ndakwiyamye. Bose abo bana ntubamereza se. Ase sha wabitaho. Ase Sumaye undi waretse ngagerageza amahirwe umwana wanjye y'imfura areba ko amushobora akamwitaho. Ngaho ziba nabyumvira. Amwitaho ibiki? Kari ukumufata nabi ejo bundi ukumva ngo yahukanye. Nkuko wawe yahukanye se. Bose Sumaye kubita abagore. Niyo mpamvu bahukana. Bose Sumaye kubita abagore. Umugore we yarahukanye kubera kumukubita. Sumaye kubita umugore. Yes way. Sumaye kubita umugore. What? Nose ya gahunda yo kunsabira icyakari iwanyu se byagenze bite? Nise kutaye akazi. What? Akazi ugira ngo se mu Rwanda ndacyakora? Ahubwo ndayoboye. Twebwe rero n'ubundi wenda kuza pe. Nabara nk'iminsi n'ingahe n'itatu. Tukabikurikirana none twegeranye. Ibiki? Nabonye ufite agakungu na murumuna wanjye. Uriya murumuna wawe se? Murumuna wanjye. Twebwe wanjye nkubwiza ukuri rero. Umva nanjye rero nkubwiza ukuri. Ntago mbikunda. Nyine nawe niki ndi gushaka kubwira. Murumuna wawe buriya ntago mukunda. Mwiza yego ngaho mva ye ni mwiza nyine ko ari mwiza byo birahagije. Nose nyine ko ari mwiza icyo bitwaye. Kuko nese nawe abagushaka bwo ni muhura mukegerana bizagenda gute. Nawe aranshaka. Zabyuka nkwiruka. Nyine nawe aranshaka. Nawe uramushaka. Nyine nabazaga. Nawe aranshaka. Shotisha. Uriya mukobwa ni umuribu. Kamoso. Atunya kingaye? Ntago kureba. Ngewe nimbona agakungu kawe nawe. Uzabyuka Mubizi se? Ninjye mu rukuzanye ngomba no kugucunga buri kimwe cyose nkamenya uko umunsi wawe wagenze. Ubushuti bwanjye nawe bugakomera. Ariko rero buriya kibi nuko ntawe ngiye kwegerana n'umukobwa mwiza shaho nanone. Ntazahita nkwanga buriya. Yego. Ariko ntabwo bizabaho. Bizabaho. Ntabwo babizi ko dufitanye n'agakungu. Ntabwo bazi ko hari gahunda njye nawe dufitanye hagati yacu harimo ikintu. Rero uzamfashe n'ubundi mbazakomeze gutyo ntazajye mu ntoki. Wowe undi mukuru usa nawe arahari? Rero sinawe uramuzi. Mukuru wanjye utabagano so mumenye gute. Avuye hanze vu. Nyine uri uvuye hanze vu. Uriya tumaze iminsi nawe turisha. Ariko ntabirenze da. Niwe nikundira cyane ntubizi. Urasanga tuzana ariko ntabirenze. Musanga umuzanye ariko kwaje vuba. Nyine twajyaga tuvugana kuri WhatsApp na Facebook. Kuko mana nyagasi. Ariko ntabirenze. Ntabyanjyewe njyewe ikize. Ko maze kukubona ahubwo utangiye kunyereka hakiri kare wakoze pe. Niki se? Niki? Ntabirega uje mu rugo rwose ugiye kurusahura. Abakobwa bose ari bose muraziranye. Musa kumenyana nabari ikibazo kirimo. Ariko kuki utavuga iki kibazo kandi kimwe utaranijira. Reka maze mu kwiso. What? Bari abakobwa bose tutekereza ngo bafite ingeso yo gukunda abakozi. Urananyuri. Oya nta kibazo birasene. Hari ibirenze se. Narakara ariko. Jesus. Uri kunyibusese ko nkunda umukozi. Urabona ko ufite ishema ry'uko ngukunda rero ukirirwa ubinyuri. Nose siniyeme. Si uko ushaka ko niyemera ndiyemera. Yewe nkundana n'umwana wa boss. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ninjira mu nzu yacu. Nimba nana kubona ucyabwa ku ruhande kwa Beniti cyo kwa nyina. Njya kubakiza biswa njye ngo yakazi. Bari kurukanisha ntabwo nawe ikintu mugereka. Birenze kunini. Tujya kwijyana. Tujyama. Tujya nyine kwita. Mbaga byari kuti mu muhanda njye ngo Nusuransezera gute? Uko nagusuhuza. Yewe bizatuma ngena nakwanga. Bose yango bibe birashimisha. Beni, hano hanze yiwanyu dore nageze kare namaze umwanya gutegereje dore na none ntabwo. Sawa ihute. Sanda gutegereje. Ngura uramonye yinje. Turahumye. Yakubye ko ajya kuryama. Kuki ntabwo tuvuganye aciyeho agenda nawe n'inzu. Ntabwo ari bugaruke se. Nuse ko muri kumumbaza cyane we. Oya nta ariko kibazo. kuki utavuga Nyine mubizi ndifite ubwoba ko ashobora kugusanga hano akakumerera nabi. Mbera nabi gute? Cyangwa amenye ubuzima bwiwe.
buri wese amenya iby'iwacu ngaho ziba nabyo oya ndabizi ikibazo nuko agiye atashobora kunyorohera uvuga ati ngo ngashaka kundanye n'umukozi sinzi ngo ni ibiki ibyo ngibyo none se ahubwo amakuru meze neza none se meza cyagiye wagiye kwa muganga se uri kumishije kize noneho meze neza ntabwo nzongera kubivuga ubise ko papa wabimenye noneho haba nako musaza wawe ko wanatuma nabintu wacecetse musaza wese arabyumva gute musaza wanjye subiza gute ko nama uheze ubundi ko bakuru banyu basuhereye kuwa mbere wo muhuye mugeze uheze ubundi wa wundi w'inzobe wundi uvuye hanze ejo bundi gisubira kureba ngomba kumenya aho ari njye waje kureba uriya uvuye hanze niko bimeze nyine kumva ngomba kumenya niba oye mwibura ahari aratuje we vugana nanjye njye turi kumwe andi makuru se turi ni meza ne mukunda nose gahunda yo numvise uvuga ngo ufite gahunda yo gushaka umugabo nako ngo umusaza ari kubashakira umugabo oya ibyo byago bireke ahubwo ko numvise mukuru wanjye uvuga ngo nkorera mu rugo yabibabwiye mbonisha bivuga ahubwo se gute we nawe no barabikurikirana gute oya nibisanzwe naho twarahuye nyine ndamujya tubashakira akazi kandi amaze ese warambwenge cyo bwiri uri bucuri iwanyu urumva bakumva koko nta kibazo kandi byihorere ingenzi ni uko uzaza ariko yinuka nawe yaba niko bimeze kandi ntabwo nshaka ko bazabimenya abavandimwe banjye ndabazi oya nanjye ntabwo ushaka ko babimenya bizaguma ari ibanga twijijisha ariko nyine ngaho ziba tunakora oya ni wowe wanjye sibyo se ahubwo rero mfite akazi kenshi mu rugo urabutaha uzabana n'ejo sha nawe urihuse ariko nawe buransuje ubwo reka nizeye ko ejo uzaza mu kize rugo noneho sawa ugiye mu rugo ejo nyine nzagaje gukora sibyo kubaza kubwira umugabo wabateye inda rero mugende murabana ntabwo mfite hari aho ugera ibintu bikagucanga ese kakwikaragera ku mutwe muragenzwa n'ibiki se hano umva tugufitiye inda twese ko tureba turi babitiye twe tuje rero ngo tubane mugende munywa amazi birakira bande ndakubaza ntabwo mfite hari aho ugera ibintu bikagucanga ese kakwikaragera ku mutwe ukoze mu nyamarira ariko